Mu gutangira inkuru yacu dutangiriye mu kigo cy'amashuri yisumbuye mu masaha ya break, aho twari twicaye inyuma ya douche. Twari batatu, njye n'inshuti zanjye, turimo tuganira. John, umwe mu nshuti zanjye, yambajije amakuru ya Keza, ambaza niba duherukana. Keza uyu yari umukobwa twakundanaga niga mu wa 4 yiga mu wa 5. Nubwo kudakunda kwiga kwanyikizeho umuhati byatumye nsibira mu mwaka wa 4, ntabwo byigeze bihindura umutima wa Keza kuri njyewe. Ntiyigeze anyanga cyangwa ngo dushwane. Igihe cyose twabaga turi kumwe, ntiyabaga ashaka ko tubiganiraho. Ubu ngeze mu mwaka wa 6. Hashize imyaka 2 Keza asoje amashuri. Nanjye mba numva ninsoza kwiga nzahita njya gushaka akazi, namara kubona amafaranga nkibanira na Keza. Gusa nubwo bimeze gutyo, hashize igihe nta gakuru ke numva. Pascal, umwe mu nshuti zanjye twari kumwe aho ngaho, yambwiye ko atajya yumvisha ukuntu nakundanye na Keza. Mani nawe nuko nagize amahirwe make nkasibira, nahundi nanjye mbatsoje uriya mwaka ushize. Naho John wati, mwana huko kuba wumva ugikundana na Keza wana, umukobwa mwiza kuriya, umaze imyaka 2 hanze, nawe uraho ukiri kwiga, sinzi kabisa. Ubwo tukiraho turimo tuganira, animateur yaraje adusaba gusubira mu mashuri kuko amasaha y'ikiruhuko yari yarangiye. Natwe twaragurutse maze turagenda. Hari ku wa 5 muri weekend ku mugoroba, byari nka saa 12, narazamutse njya kuri dortoir ngiye kuryama. Hashize akanya animateur yaraje, aje kundeba muri dortoir, ambwira ko kuri office hari umuntu nshaka. Numvaga amasaha akuze, bituma nibaza ko ari nka préfet, nta wundi muntu numvaga waza kundeba ku ishuri. Namanutse mbona abanyeshuri benshi bari kundeba cyane, bituma ngira amatsiko n'ubwoba. Gusa bwari buke. Mu kuhagera natunguwe no gusanga ari Keza waje kunsura. Ibyishimo byaranyishe mbura uko nifata. Ubwo yateze amaboko, nanjye ndaza mpita muhobera. Gusa nkumva nshobora kuba ndi kurota kuko ntago niyumvishaga ukuntu ku manywa twiriwe tumuvuga, nkaba mpise mubona ku mugoroba. Keza, ni wowe cyangwa ndarota? Amakuru y'iminsi, umeze ute? Cyangwa ndi kurota hari, sinzi. Ubwo Keza yambwiye ko ari we, ambwira ko nta makuru ari meza, nta kibazo, ubona ari guseka yishimye. Namubwiye nti meze neza cyane, amasomo biragenda nta kibazo. Nanjye mubwira ko amakuru yanjye ari meza n'amasomo agenda. Yambwiye ko agiye kubanza gusohoza inshuti ze, nyuma akaza tukajyana mu kabari kari hanze hafi y'ikigo. Avuyeyo twazamutse turimo tuganira, ambwira ko ameze neza, yaje no kubona akazi ubu ari gukora muri bank. Numvisha ari byiza cyane. Ubwo tugeze muri bar, twatumije ibyo kunywa n'ibyo kurya. Nyuma dusoje arambwira ati, Mike, nanjye ni Karame, nzi ko ibindi bukubwire biri bukugore kubyakira, gusa ugomba kubyakira n'ubundi. Mike, uri umusore mwiza pe, kandi kimwe mu bintu nagukundiye nuko uzi kubana. Nta na rimwe nigeze ngira irungu mu gihe cyose namaranye nawe. Niyo mpamvu nakubwiraga ko nkukunda, kandi niko byari koko. Gusa ubu ngubu ngiye gukora ubukwe.
ntago nategereza igihe uzashakira ubuzima ngo ntegereze ubukwe bwacu n'ibindi twasezeranye tukiga. Ubu mfite gahunda kandi nawe uri njye wabyumva, nawe uri njye nta wundi mwanzuro wafata. Ubwo nanjye aho nari nicaye numvishe isi imeze nk'ihagaze, amaso niyo yamenye ibitonyanga by'amarira nataye, umutima wateraga nk'uwenda gutakara, ikiniga cyinshi kuvuga birananira. Sinzi aho nakuye imbaraga, muha akaboko mwifuriza urugendo ruhire, nanjye ndataha nsubira mu kigo. Ubwo ntararenga imodoka nziza yari iparitse aho nabonye ariyo yinjiramo, mbona ari kumwe n'uwo musore yarimo ambwira. Nicyo bita amahitamo.